Lake Muhazi. Ugiye kunsomera hano sibyo icyo bita kugira akamaro, kugira usome cyane kugira akamaro, kugirira abandi akamaro bigaragarira mu bikorwa bihindura mu buryo bwiza imibereho rusange y'abenegihugu bo muri icyo gihe ndetse nabo mu gihe kizaza. Uko kuzamura rubanda mu ntera y'imibereho myiza akaba ari yo majyambere. Kugirira abandi akamaro byagaragariye kandi mu gikorwa cyo guhanga igihugu cyangwa se mu gikorwa cyo kugikura mu kaga nta gutinya kuba wahasiga ubuzima. Abanyarwanda bagize bati wima igihugu amaraso imbwa zikayanywera mu buntu. Ahangaha rero ni igitabo kivuga ku bijyanye n'indangagaciro zacu nk'abanyarwanda. Hano havuga ngo iki? Gukunda igihugu, kwitanga, ikindi gutoza ubutwari. Hano wasomye ku bijyanye no kugira akamaro sibyo? Aho mbwira wowe kugira ngo uzagire akamaro wumva uzakora iki? Gufasha igihugu cyanjye gutera imbere. Gufasha igihugu gutera imbere, ariko kugira ngo ubigereho ugomba kugira gute? Kwiga. Kubaha abantu bakuru n'abo mu ngano. Hanyuma kugira izindi ndangagaciro zose ziri mu muco wacu w'Abanyarwanda. Ukunda gusoma igitabo? Yego. Uragikunda? Usoma ku ishuri, usoma Imvaho? Yego. Incamake. Yego. N'ibindi bitabo. Ariko ugasoma n'ibindi. Rero ukunda gusoma igitabo, dore iki ngiki urabona ukuntu ari cyiza. Ukunda gusoma igitabo, mu bitabo habamo ibintu byinshi, ubumenyi bwinshi umuntu yigamo akajijuka mu bwenge sibyo? Ni byiza kwiga imibare, kwiga indimi, kwiga za siyanse, ariko iyo usoma n'ibitabo nabyo biba ibintu bimeze byiza. Rero iyi ni gahunda yacu. Rero n'umwana wanjye yitwa